David niwe muntu wa mbere wambaye mikrofone hano muri Foursquare wa mbere hari umujoyasi zaza gutarama musumba aranyandikira ijambo ya mbere ambwira ngo ndagukunda ya kabiri arambwira ngo ndifuza ko uyu munsi mu gatatu dukorana nje nawe numva ubwoba kubera ko nibwo bwa mbere aramfasha amfata ukuboko akazajya mu mwanya nkaririmba ntari umunyetorero ntari umujoyasi David ndagukunda inshuti yanjye niwe muntu mu baririmbyi tubana baba worship leader uzi ubuzima bwanje umunsi kundi mabanga yanje undi muntu atamenya David arayase ndamushimiye cyane barabyetwara abanagikaunza n'ubundi baturera nageze hano muri Kigali mbonye uburyo bwo kwiga kaminuza ariko ntafite ahantu ho kuba ndashimira abanaziri ndashimira Joyous Melody ndabakunda cyane baba ku mutima wanjye amagambo menshi ntuvuga ariko Imana ibamugisha ndabakunda cyane cyane haleluya munyemerere nkoreshe iminota 5 yonyine kubera ko nabonye abantu batangiye gutaha bashimire hanyuma turirimbe Bishop yakoze ari nabitekereje nyuma mbibwira bakomfi twicaranye hariya babwira ko hari indirimbo ngomba kurimana na Joyous na Upendo n'abanaziri ubwo hasigaye y'abanaziri muraza kwihangana ngira amarangamutima ari hejuru cyane kuririmba bijya binanira iyo byagenze gutyo nanditse muri telefone yanjye ndasoma gusa nihuta umwanya mutoya hanyuma dusoze ndashimira Bishop ndi ku gatuti ntago nobishira ku gatuti igahunda y'amafaranga ntago twigize tuyivugana no mu kanya mbere yuko nza hano twarimo tuvugana uko igitaramo giteguye na Revera nta muntu nigeze mbwira ibintu bijyanye amafaranga n'umuteguro w'Imana kandi Imana imuha umugisha ndashima soma amazina nihuta kuko ntushaka kubigira birebire byoba birebire tukotinda ariko munyemerere ubu ngenda mvuga aha zogenda mushimira ku giti ciwe mfite umwanya uhagije amen muri rusange shimiye abantu bose banyitabye uyu mugoroba ibintu mukoreye aha n'abantu nabonye aha ntago numvaga ko mfite ibiro n'imbaraga zoterura abantu bangana gutya Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza kandi munkoreye n'undi wese uzabatumira muzamwitabe amen ikindi cha kabiri nihuse ndashimira Bishop na mama Bishop nta muntu wigeze unyicaza ngo anyemvite nze muri iri torero zabwa mbere umunsi wa mbere ndirimba naririmbye mu cyumba cy'amasengesho cy'abanaziri ibo bantu nagiye mu mbere hangira kuza ni CD kandi ndirimba kubera ko numvaga ari ibintu mfitemo umuhamagaro naje muri iri torero kubera umugisha narigiriyemo mbere yuko banyakira nagize umugisha numva ku mutima nyemeza ngomba kuza baranyakira nk'umwana w'imfura bakambaza uko nabyutse mu minsi ishize mu mezi nk'abiri murambabara ngiye gusoza nagize ikibazo gikomeye gikomeretsa umutima wanje urahika numva ko ibyiringiro bishize
abantu bambaye hafi ni bishop na ma bishop twicaranye inshuro nyinshi tuganira kanyandikira umunsi ku wundi mama bishop nuko nguko novuga ibintu byinshi ariko Imana iba umugisha ndumva nta mbaraga zo kuvuga ibintu byinshi mfite sinobishobora Imana yo mwijuru iba umugisha ndashimira itorero rya Foursquare ryemeye kunyakira mukandega amatwi nkaririmba nkabona muranezerewe mukanshigikira mukwansengera mukamfasha Imana yo mwijuru iba umugisha ndabivuga nihuta mu byumve gutyo bibeze ndashimira Revera na madamu Revera ni usibye kuba ari umushumba no kuba inshuti no kuba umubyeyi ni inshuti yanjye ya bugufi cyane Revera tuganira nk'abantu bangana tuganira nk'abantu bavukana Imana yo mwijuru guhumugisha Imana ikugirire neza kandi ikwagure ndagenda nsoma amazina ndashimira timu y'abayumbe perezida w'abayumbe ntari hano ariko nkorera mu kiyumbe cyane nibo mbamo nanje mbabamo iyo numva nashiriwe imbaraga zisa n'izigiye kurangira nza ninyegeza ahantu hari abayumbe tugasenga nkumva shubijwemo imbaraga bakansengera Imana yo mwijuru ibaho umugisha abatari hano mubabwire ndashimira Upendo umunsi wa mbere ndirimba hano Jacques yansanze tukiri muri rwa rusengero rwa mbere hano hanze arambwira ngo nze muri Upendo ndamwemerera baramfasha ariko ikintu kimwe mbashimira ndi mu bantu bashaka kuba baba muri ministeri nyinshi cyane ndi hano mu rusengero ndi muri Upendo ndi mu banaziri hagira niyanje ku giti cyanje ariko ntibigeze na rimwe bambangamira bamfashe ukuboko baranyakira ico gihe narinje baranzamura ngeze ku rwego ndiho Imana yo mwijuru ibaho umugisha kandi nanjye ndabakunda cyane ndashimira Joyous Melody ndabakunda cyane baba ku mutima wanjye nibo bantu twabanaga umunsi kundi hano kuzamuka no gutera imbere kwanje kuri aka gatuti bishop yabivuze nuko nari mfite backup mu mugongo mfite abantu bamfasha barandeze barankuza amagambo menshi novuga ariko Imana iba umugisha ndabakunda cyane ndashimira abanaziri Bishop yavuze ngo nta muntu ukunda abana bose kimwe abanaziri bamba ku mutima kurusha izindi wenda nimubyumve nabi nuko ariho natangiriye nkigera hano nibo bantu bampaye indirimbo bwa mbere kuri aka gatuti bamfata ukuboko ndabakunda njya mbibabwira sinkunda umuntu uvuga abanaziri nabi sinkunda umuntu wotunga abanaziri ukuboko najyaga nemera ngakora nkagera ku munota wa nyuma numva imbaraga zanje zishize ababyeyi barabizi bakambwira ryamuruhuke harwaragurika za Maria z'umunaniro kubera gukunda abanaziri ndabakunda kandi ndahari ku bwanyu gihe cyose muzongenera muzombona Imana iba umugisha mwihangane ndasoje ndashimira abacuranzi wereye kuri Nzungu inshuti yanjye musabwa twarazamukanye ba Trezoro n'abandi ba Samu ba Clovis abacuranzi mwese Imana yo mwijuru ibaho umugisha n'abantu bamfasha muri ministeri zanje za buri munsi ndashimira social media aba bantu baba cameraman mubona hano mu byukuri abantu batadukurikiye bari hano bari hanze batubonye kubera bino byuma ukora umurimo mwiza Imana bamugisha by'umwihariko ndashimira Chris babivuze n'umudamu wiwe Joy meze nk'umwana wabo Chris ari mu bantu bazamuye
bamfata ukuboko kuri cano nasanze kuzigeze kure, aramfata, abantu baratumenya, abantu baradufasha, dukorana umunsi kundi. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Ndashimira abantu badukurikirana online bari hanze y'iki gihugu, baramfashije mu buryo bwose bushoboka, sino bavuga mu mazina bose, ariko Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndasoje, ndashimira abantu bose nabo ntavuze mu mazina bose, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ijambo rya nyuma nasorezaho ugushimira ababyeyi banje Imana yampaye. Murakoze, nyihanganire abantu wende benshi barabizi, ababyeyi bambyara mu maraso ntabwo baba muri iki gihugu, baba mu Burundi. Bose karabizi kuva umunsi ngera hano muri Kigali, barabyitwara banagikaunza n'ubundi baturera. Nageze hano muri Kigali mbonye uburyo bwo kwiga kaminuza, ariko ntafite ahantu ho kuba. Hano ubushobozi icyo gihe nakabonye bwo kuba no kwiyishurira inzu, mbose karabizi. Nabanje no kubigerageza ndashakisha mbura uburyo mbaho, mbonye uburyo niga ishuri hano iyereka kaminuza, ariko mbura ahantu naba zajya naha, byari bigoye. Papa Kariza arampamagara, turabonana turaganira, barambwira tukeneye kugufasha, ngwino mu rugo. Kuva 2017 kugeza n'uyu munsi niho mba, uyu munsi wa none. Nzabashimira kandi nzabitura, zitura abana babo, ni ku mutima wanje wanyemeje. Zitura abana babo kuko nabo bangiriye neza. Kuva 2017 baramfata kugeza none. Nari umurwayi icyo gihe, nari ngoranye cyane, ndababizi barabizi. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, Mama Kariza nta munsi nigeze mbona, uko ni ukuri ngiye kuvuga ndi ku gatuti, nta munsi nigeze mbona ndeba nabi mu maso, nta munsi n'umwe yigeze ambwira ijambo ribi, uko ni ukuri kw'abakristo. Nta munsi n'umwe nigeze numva n'amakuru basi hanze ko yigeze anyinuba. Icyo gihe nari mfite ikibazo kingana gutyo, baramfasha. Igihe kigeze mbonye amafaranga, nicaza Papa Kariza ndamubwira ati harageze none naje Imana yangiriye neza, nabonye ubuntu, reka nshaka inzu mbemo ahasiga nanjye, kuko nari ntangiye gukora muri ministeri. Nta ntinze, mujya mubona abantu benshi dukunda gukorana, ngataha ibicuku, ngatanga saa 8 saa 7 bitewe naho mvuye, nkaja hanze y'ibihugu nkagira gute, bene ibyo bintu. Njya naha saa 8 ngahamagara bakankingurira, hinjira nkaryama. Kaza kambaza Amakariza wariye, abwira nariye. Naba nariye akabwira umukozi genda mu gikoni uje gucumbira Frank, hagararye arye abone kuryama. Ava mu rugo mu gitondo, bamaze guteka ndiye, saa 6 nkaza nkarya, nijoro nkarya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Papa Kariza icyo gihe arambwira ngo ntabwo ushobora kuva muri uru rugo, ntabwo byakunda. Bafashe inzu, bampa icyumba cyanjye kirimo ibintu byose bikenerwa, ibintu byose bibaho bikenewe. Bampa icyumba, arambwira ngo uzovemo hano ushatse, ugiye gushaka, ubwubatse ugiye mu rugo rwawe, aricyo gihe uzasokera. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, ndabakunda. Navuga byinshi, ariko abantu bose Imana ibaho umugisha. Rero Imana ibagirire neza. Tugiye kuririmba, ndaza kuririmbana n'indi ndirimbo imwe n'Abanaziri.
hanyuma muri urwo rugendo rwose nakoze kugeza none mu by'ukuri nandikirwa n'abantu benshi nk'uko mwene data yabivuze kuri Instagram, Facebook na WhatsApp. Njya ngerageza gusubiza, njya ngerageza uko nshoboye. Hari igihe waba waranyandikiye rimwe kabiri gatatu ntumbone, ukampamagara rimwe kabiri gatatu ntumbone nk'uko mwene data byagenze, cyangwa tugakusanya mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose bitandukanye. Umuntu wese uhereye, iyi ni intangiriro navuga ya minisiteri yanjye yubakitse bifite imbaraga. Umuntu wese muri urwo rugendo rwanje rwo kwiyubaka byaba bitaragenze neza, ambabarire, 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 ndabohotse ku mutima. Bwana asifiwe. Iri aho ngaho ndashimira abaririmbyi bagenzi banje ba worship leader cyane cyane. Kasabe David aze hano. Naje David umunsi w'ubukwe bwiwe nzamuhereza inka. David niwe muntu wa mbere wambaye mikrofone hano muri Foursquare. Wa mbere hari umujoyasi nzaza gutarama, aranyandikira ijambo ya mbere ambwira ngo ndagukunda. Ya kabiri arambwira ngo ndifuza ko uyu munsi mu gatatu dukorana nje nawe. Numva ubwoba kubera ko nibwo bwa mbere. Aramfasha, amfata ukuboko, akazajya mu mwanya nkaririmba ntari umunyetorero, ntari umujoyasi. David ndagukunda, inshuti yanjye. Niwe muntu mu baririmbyi tubana baba worship leader uzi ubuzima bwanje umunsi kundi, mabanga yanje undi muntu atamenya. David arayasi, ndamushimiye cyane. Ndashimira aba worship leader dukorana bose batandukanye, Mana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira abaririmbyi bagenzi banje. Abanyarwanda bazaca umugani ngo ntazibana zidakomanya amahembe, niko bijya bigenda. Unabangamiye, unababaje, unakomerekeje, unagushije, ambabarire, ambabarire. Hasigaye Imana ibaho umugisha. Ndabakunda mwese, mwagize neza kuza kubana nanjye. Mana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze cyane.